abakozi ba leta bazakomeza guhembwa se no mu bigo byigenga aho bizagenda gute ko bakorera ku masezerano? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Nibyo hazaba hashize koko amezi ari hafi muri 7. Abakozi ba leta rero ni ukuvuga abarimu bari basanzwe bigisha mu mashuri ya leta, nibyo bazakomeza guhembwa, ariko nanone uko bitewe nuko ikibazo tugenda tubona Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'izindi nzego zirimo kugenda zishyira ingamba zikaze mu kiturinda ndetse no kugikumira, hari byabateganyirijwe, harimo amahugurwa kugira ngo mu mwiherero imyanzuro myinshi igenda igaruka ivuga ibyo abarimu bacu bakagombye kuba bakorerwa. Harimo amahugurwa mu buryo bw'imyigishirize, mu buryo mu by'ikoranabuhanga, mu cyongereza nk'ururimi rwifashishwa mu kwigisha. Ibyo ni bimwe mu byo duteganya kubahuguramo, ariko ibyo byose nabyo bizaterwa n'igihe uko tukibona ndetse n'ingamba zigenda zifatwa bitewe n'uko icyorezo kigenda gikumirwa. Kuri twe rero ntabwo tuvuga ngo abo barimu baraba bakora ubusa, ahubwo ubu ngubu turanabashishikariza ko baba bashyira imbaraga nabo mu gusubiramo, kuko nitugera igihe cyo kubahugura tuzagira n'igihe cyo kubabaza ndetse babone gukomeza akazi ari uko ibyo byose bimaze kurangira. Mu buryo busanzwe tuzi neza ko mu mashuri abanza hari ikibazo cy'ubucucike. Turifuza ko mwaranabibonye ko imirimo myinshi harimo n'iy'ubwubatsi yakomorewe muri iki gihe. Turifuza ko twakoresha iki gihe mu kongera umubare w'ibyumba by'amashuri ku buryo noneho nidutangira abanyeshuri ikibazo cy'ubucucike nacyo tuzaba dufite aho tukigeze. Noneho kubigenga ku barimu bigenga, abarimu bigenga mu minsi ishize rwose twarabibonye ko bagiye bagira ibibazo nabo, nk'uko leta yashyizeho ikigega nakwita ko ari ingoboka ku bigo byose by'imari byigenga, amashuri nayo yemerewe kuba yajya gusaba agahabwa nabo iriya nyoroshyo yabafasha. Tukaba twifuza yuko bose bayigana, twese tuzanabafasha twebwe nka Minisiteri y'Uburezi, bagenda bayisabe, ariko noneho igaruka ikabafasha kugira ngo bahembe abarimu babo ndetse banabafashe muri iki gihe turimo.